nira buri mujene wanje rero ese ma ko nzi ko dukorera hamwe nzi ko duhemberwa itariki zimwe ndetse n'amafaranga tujya guhembwa akaba ari amwe aho dusohokera ni hamwe buri gihe dusohoka twabipanga none wowe nyuma y'uko duhembwa ejo urimo uranguza amafaranga ubusa uranguza amafaranga njyewe uzi ibibazo byanjye ahubwo se twahembwe wayashyize urimo urambwira ngo girlfriend wawe cyangwa girlfriend wawe ujya kumutereta sinari mpari ujya kwipasa inshingano zo kumufata nk'aho ari umugore wawe sinari mpari ubu se nanjye mubwira ibibazo byanjye nta abantu turenda kumeneka imitima wowe urimo urazana imitego mu bantu ntunyumve nawe mwana menya management yawe reka nimbwire bashiki bacu rero murimo muradusetsa cyane muririrwa ku mihanda musakuza ngo bwe abahungu bose babaye imbwa ikibazo si abahungu ikibazo ni mwebwe wowe cyambere ujya mu rukundo washatse kwitwara nk'umugore inshingano zose uzikora nk'abagore ntacyo utamuha ntacyo agusaba ngo mwime none se ni iki cyamushitura kugira ngo agushyire mu rugo icyo yifuje cyose akibonera ku gihe icyo yari kuzifuza ukiri umukobwa kimwihutisha kuba yagushyira mu rugo akibona buri uko yiboneye wowe ikosa wakoze wageze mu rukundo witwara nk'abagore kandi ukiri umukobwa iyo witwara nk'abakobwa nyine ugakora inshingano z'abakobwa z'abantu bari mu rukundo ntiwitware nk'umuntu uri mu rugo nk'umuntu w'umugore aba yaragukize mu mago mwamenye ubwenge bashiki bacu nimunyumve nabi nitiraga bakobwa mutera agatebe muze mbarabure uraho warabenze abahungu bose warabenze ngo nta muhungu ushaka kuvugisha urigira ibyo wibone ukirira gukatakata za Kigali utubyiniro twose bwirishwa ni wowe utujyamo ngo ufite za magabo mumaranye imyaka 5 ngo ufite umuhungu mumaranye imyaka 5 ngo warafatishije urabure ejo uwo muhungu uvuga yuko wafatishije yahura n'akana kari pose kameze neza agahita atamu rugo aho gasigara ubweragero ugasigara ku kagozi abagabo ntago ari ibyo dukunda umugabo akunda umuntu uzamwubaha akamuha amahoro akamuha umutuzo uraho muri relationship yawe icyo ufite cyinshi utanga muri relationship yawe ni igitsina ni sex ibyo ntago ari byo abagabo bakunda rero icyo nakubwira cyo nuko nudafata umwanzuro ukakubaye uragumiwe ntibazakumbaza nihitiraga mwa ndetse nibwira umukobwa wawe mva rero wa mukobwa wowe urifata ugashaka ko iby'iwanyu batagukoreye ari njye uzanaho umugogoro kugira ngo mbigukore umva nkurabure rero kuba nkubwiye ko nkukunda humura nzakora igishoboka cyose kugira ngo nawe unkunda ariko nanone ubimenye kuba nkubwiye ko nkukunda ntibivuze yuko ugenda ugahuruza ikigare cyose ngo ukimenyeshe yuko hari akabanke gashyashya wivumburiye rero wimfata nka banke yawe yewe nta n'ideni nkurimo ku buryo nzayaguha nk'uri kukwishyura bityo rero wimfata nk'umugabo wawe nanjye sinzagufata nk'umugore wanjye gerageza witware nka girlfriend wanjye nanjye nzitwara nka boyfriend wawe ntunyumve nabi nihitiraga yawe mbega igisama we ngo kirapfuka amajanja ngarashya niko se shade be ko ndi umufana wawe biriya nibyo bintu wari utubiki merodaze yitapagura vibing tuvibing twe twange kuvibinga ngo tugere hejuru tubitware gake ngo turi gusevinga inage zacu kugira ngo tuze kuvibingana nawe yewe cyokoza waduteje bamenya akazi kabisa turari ijoro muri arena neza dutahe kuri sha bafana ba The Ben rero nanjye nafanaga The Ben ariko tujye twemera iyo utsinzwe uremera ahubwo ikintu gihari none se The Ben nyuma y'igitaramo uri kujya muri interview ugatangira kuvuga ngo iriya si playback wenda ubonyeho wireguza ngo mikoro yari yapfuye akosuba amatwi yacu ntiyumva no kumva ingoma zo mu byuma gusa ijwi ryawe reka ahubwo ikintu gihari wowe urajya kuvuga ngo wakoze performance imeze nk'iya Chris Brown ni kuri yabigenda base cyari n'utubreke wadutere cyadebe hari aho rwose reka mubwire waturaburije ahubwo abafana ba The Ben mushake buryo cy'abantu mwari mwaraguze amatike ahenze abashaka uburyo akanyenyeri bagakanda rwose nka kimwe cya kabiri bakidusubize kuko ho ibi bintu ntago ari kuri ya byakagombye kugenda ahubwo abantu mufite ukundi mu byumva abahanga mu bya muzikana na live performance muze muri comment yagira ikintu mutubwira ariko nongera kukubwira ngo utanyumva nabi iyi ni comment yanjye nawe uze gutangira muri comment duhuriremo ntunyumve nabi nihitiraga kandi nutankurikira ntuzongera kumbona ese shaye muko kumbona abasore bose wabamaze ubita inyana z'imbwa ngo baraza bakarya bakagenda ngo nukuza bikorera popo bigendera ntibagaruke buri ikibazo nibo cyangwa ikibazo nibo wowe urirwa wanitse watsu yawe wereka watsu yawe abahisi n'abagenzi reka nkwibarize ko usanzwe umuntu agiriye amatsiko ikintu atarabona ni iki cyamutera amatsiko yo kuba yagushyira mu rugo huti ngo ubashe kuba wava kwiye imihanda arakuzana mu rugo s'ubundi n'iki urabuzanye ubwenge sashwita amafaranga sashwita wanze gukura amaboko mu mifuka ngo uzarya y'abasore ubwiza sashwita imyaka yagutaye umaze kuba mukecuru uburere se ashwita nubwo ababyeyi bagoye rwose warakarabye warajugunye erega yifite ubwoba yuko nubwo utabashije kwiha utazabasha kubuha abana muzabyara aha mukoni bazakumbaze nudahinduka akakubayo ntunyumve nabi nihitiraga gusa kandi nudakora follow ntuzongera kumbona
munyemere niraburira abajeni banjye. Ubu ngubu ndabizi mw'iyi minsi mugiye kuduhamagara huti huti mutuguza ubuceri, dore ko udufaranga twanyu mwadusyonyaguye kuva kuri Noheli kugeza ku bunani ngo muri kurya iminsi mikuru nk'abazateje. Ako se reka mbabaza, hari umunsi usumba undi? Ukuri nuko nta munsi usumba undi. Kandi ikindi, niba mw'iyo minsi wita iminsi mikuru, niba warariye amafaranga, warakonsomye amafaranga aruta ayo wabashaga gukonsoma mu minsi isanzwe, ntabwo ngiye kukwitinjije, ahubwo reka mbyite ubujiji. Reka tube tubiseguyeho yuko tudakeneye call zanyu za buri kanya, nimero zacu ntazikiriho, ntabwo dukeneye ko mugumya mudutesha umutwe. Kandi ikindi nuko nababwira yuko iminsi mikuru atari iminsi yo gukoreramo ibyaha, muhinduke mumenye nihitiraga.